Uraho neza ndagusuhuje wowe ukurikiye kino kiganiro ndetse nanagushimira ku mwanya wawe rwose ufashe wo kugira ngo ukurikire kino kiganiro bitewe n'ibigikubiyemo. Njyewe nk'uko mumbona ndi Nshimimpano, ndetse nkaba ndi kumwe n'umutumirwa wanjye uyu munsi ari we Tete Lepa. Uyu munsi rero nkaba namutumiye kugira ngo tuganire nawe tuganirize ku ngingo iza kugaruka ku abimukira cyangwa se uburyo abantu bisanga mu muryango mugari mushyashya, ibyo basabwa cyangwa se ibyo uwo muryango ubasaba kugira ngo nyine ubakire, wenda ari nk'ibyo umuntu akwita mu ndimi z'amahanga nka social integration cyangwa se integration sociale. Nk'uko rero nabivuze, umutumirwa wanjye ari we Tete, akaba n'umwanditsi aho yanditse urugero igitabo cyitwa Barefoot in Germany cyangwa se Barfuß in Deutschland. Kikaba ari igitabo kiri hanze, abantu benshi bamaze kugisoma, abataragisoma rwose bakigura ngira ngo, ndetse n'umutumirwa wacu akaba ari n'umwanditsi w'igitabo araza kutubwira n'icyo gitabo, wenda bimwe kuri icyo gitabo, ndetse aba yanatubwira n'ahantu icyo gitabo abantu bagisanga. Reka rero muhe ikaze mu buryo bw'umwihariko atwibwire. Nagerageje kuvuga bimwe kuri we, ariko we nka nyir'ubwite yakivuga akavuga byinshi, akadusangiza we ni muntu ki, ndetse akatubwira n'ibyo akora umunsi ku wundi. Ubwo nyuma yo kutwibwira ndababwira impamvu nanamutumiye. Tete, nkuhaye ikaze, ubwo uribwira abadukurikiye. Urakoze kumpa ikaze. Abadukurikiye namwe muraho neza. Mwakoze gufata umwanya mukaza kureba kino kiganiro. Nk'uko amaze kubivuga Jimmy, nitwa Divine Umulisa, amazina y'ababyeyi, ariko izina ry'ubuhanzi cyangwa se izina ry'akazi rikaba ari Tete Lepa. Ndi umunyarwandakazi utuye mu Budage, nkaba ndi umwanditsi, nkaba nanatanga amahugurwa by'umwihariko ku rubyiruko ajyanye n'umuco wo kwimakaza amahoro ndetse no guteza imbere umuco wacu nk'Abanyarwanda, ndetse n'umuco wo mu Budage, no kureba iyo bihuye ni iki gishobora kuvamo. Tete, ngira ngo niba ntibeshye wize itangazamakuru ndetse n'itumanaho muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Yego. Okay. Mu byo wavuze ko ngira ngo no mu byo ukora mu kazi ka buri munsi hazamo no kwakira cyangwa se gufasha abimukira. Abimukira ndashaka kuvuga abantu baba baje mu muryango mushyashya, mu muryango wundi, cyane cyane tubare nko mu Budage, kwenda hari kubafasha kwisanga muri uwo muryango. Ibibazo wenda bashobora guhura nabyo barabyitwaramo bati. Nkeka ko nabyo biri mu nshingano zawe cyangwa se mu kazi ukora ka buri munsi. Mu kazi nkora ka buri munsi n'ibyo birimo byo gufasha abimukira baturutse mu bihugu bitandukanye bimukiye kuza gutura mu Budage, nkabafasha mu rugendo rwabo rwo gutura mu muryango w'abasanzi na umuryango mugari wo mu Budage. Mu gace utuyemo cyangwa ni mu Budage hose muri rusange? Ni mu gace ntuyemo. Nagiye nimuka kenshi. Ikibazo iyo umuntu agiye yimuka uduce tugenda duhinduka, ariko kugeza ubu ni mu gace ntuyemo gusa k'amajyepfo kitwa Baden-Württemberg. Okay. Urakoze cyane. Ubwo niba uvuga ko iyo ufashije abimukira kwisanga, kugubwa neza, kwakirwa neza, kugira ukuntu bitwara, reka wenda ntangire mvuga nti ako kazi, izo nshingano ubona zigenda gute, ubona zimeze gute, cyangwa se wenda icyo navuga abimukira cyangwa se kwisanga mu muryango mushyashya, reka nkoresheje nk'indimi z'amahanga aho uvuga nka social integration cyangwa se mu gifaransa integration sociale. Mbere na mbere reka nkubaze ngo iyo wavuze uko kwisanga mu wundi muryango mugari, ukwakirwa no kuba umuntu ahagera akisanga, wabisobanura gute, bigenda gute? Uko nabisobanura ni uko umuntu wimutse aje gutura inaha, reka dufate wenda nk'urugero rw'uwimutse avuye mu Rwanda aje gutura mu Budage kugira ngo tubashe kubyumva neza. Aturutse mu Rwanda, hari imico, imigenzereze n'ubuzima amenyereye kuba abayeho mu Rwanda. Ibyo ngibyo byose umuntu arabiterura akabigendana akabizana hano mu Budage. ariko ntibivuze yuko nagera mu Budage azaza agasanga ba bantu aje asanga batuye muri wa muryango mugari w'inaha biteguye 100%
kwakira wa wundi uko aje ameze. Mm. Iyo umuntu amaze kuhagera rero hari ibyo asabwa kwiyambura ku giti cye nk'umuntu, atari kuvuga ngo arabivana aho abyigize hirya, ahubwo nko kuba bishyize ku ruhande kugira ngo abanze yige ati ese aho nje babayeho gute, ni iki nzanye, ni iki nshobora kubigiraho. Mm. Naho mu kazi muri rusange biragenda. Okay. Byiza cyane. Hari ikintu nakomojeho ndetse nawe wavuze ko uri umwanditsi, ndetse mvuga ko wanditse igitabo cyitwa Barefoot in Germany. Ni igitabo ubwanjye narasomye, ni igitabo wenda nkeka ko n'umuntu ushaka kuba atarakigura cyangwa ataragisoma, ni igitabo nashishikariza buri wese kuba yagisoma. Ni igitabo kigaruka cyangwa se gifitemo inkuru cyangwa se ingingo zitandukanye. Mu ngingo numva zirimo harimo ibijyanye n'ironda ruhu umuntu bashobora kuba bakorerwa umuntu ageze mu muryango mushyashya, cyane cyane nk'abantu bari mu Budage. Harimo ibijyanye n'icuruzwa ry'abana b'abakobwa, harimo ibijyanye n'abimukira, harimo ibijyanye no kwisanga mu muryango, se ukuntu umuntu yakirwa mu muryango mushyashya, ari ukuba umuryango umwakira ndetse no kuba nawe yifashamo kumwakira. Icyo gitabo rero nkisoma harimo ndetse n'umuntu wakoresheje mu nkuru witwa Mutoni. Hari aho wavuze ngo Mutoni yabonye umwanya mu gihugu cy'Ubudage, ariko nta mwanya afite mu muryango mugari. So Mutoni yabonye umwanya mu gihugu ariko nta mwanya afite mu muryango mugari, nta mwanya afite muri sosiyete, kandi afite umwanya mu gihugu. Ayo magambo cyangwa iyo nteruro washatse kuvuga iki kugira ngo umuntu abone umwanya mu gihugu ariko ntabone umwanya muri sosiyete? Bishatse kuvuga iki? Icyo nashatse kuvuga, nashatse gusobanuraho, byamfashe igihe nko kureba, tuvuge nko mu kazi nkora cyangwa se mu buzima busanzwe, hari abimukira njya mpura nabo, ugasanga umuntu yaturutse mu kindi gihugu cy'amahanga aza gutura mu Budage nk'imyaka 10 irashize cyangwa se n'imyaka 20. Mu byangombwa ni urugero, ugendeye ku bisabwa byose kugira ngo uwo muntu anahabwe ubwenegihugu bwo kuba Umudage, ni Umudage, afite pasiporo y'Abadage byose, ariko ugasanga mu muryango mugari, mu baturanyi cyangwa mu kazi aho agenda hose, nibajya kumuvuga ni wa Munyakenya, ni wa Munyarwanda, ni wa wundi wo muri Syria. Nibyo byanteye ikibazo cyo kwibaza, ariko ni ryari umuntu abona n'umwanya mu muryango mugari? Kuko mu gihugu cyo bakira abimukira gutyo, baje bakubahiriza ibisabwa kugira ngo babahe ibyangombwa, bature, bakabaha inzu zo kubamo, bakabaha imibereho byose. Ariko ugasanga muri wa muryango mugari, abaturanyi, abantu umuntu ahura nabo, bazakomeza bakwereka ko nta mwanya ufite hano, uri uwo ku ruhande, uri uwa hariya hirya. Uriya mwana w'umukobwa nakoresheje rero Mutoni mu gitabo, nawe nibyo byamubayeho, kwisanga yuko afite umwanya mu gihugu, ariko akareba ati se iyi sosiyete ndimo, uyu muryango mugari wo kuki batanyakira, kamutera gufata umwanzuro utoroshye. Waravuze ngo waribajije ngo ni ryari umuntu ahabwa umwanya mu gihugu ndetse agahabwa n'umwanya mu muryango mugari. Warabyibajije usanga icyo kibazo, usanga hari icyo gihe runaka gishobora kuba cyabaho? Icyo kibazo rero na n'ubu hari nk'abantu naganiriye nabo, noneho uwo we yavukiye inaha mu Budage, ababyeyi be baturutse muri Turukiya, baza bimukira inaha mu Budage. Uwo mwana wabo yarahavukiye, yiga mu Budage, akura gutyo, urumva ni Umudage, ariko gusa kubera yuko ya mizi ye ituruka ko ababyeyi be baturutse muri Turukiya, mu bo bagendana, mu bo bakorana, bamufata nk'Umunyeturukiya. Kuvuga ngo kuzabona umwanya no mu muryango mugari, ngo abantu bakubone ngo uri umwe muri twebwe, hazamo rya rondaruhu, hazamo ururimi. Kuvuga ngo umuntu aravuga Ikidage wenda ururimi rugoretse, atari nk'Abadage bakavukire. Ugasanga kugeza n'ubu ntawe ndahura nawe umbwira ngo bifata imyaka 20 cyangwa se 50 kugira ngo ubone n'umwanya mu muryango mugari. Igifasha ni uko umuntu ku giti cye abona abantu be, umenya abantu bawe, ukamenya ngo aba nibo ngendana nabo, nibo bantu banjye, ariko mu muryango mugari ho sindabasha kumenya igihe bisaba.
Okay, nkeka bishobora no kuba byagorana kumenya ko niba byanashoboka, niba byanashoboka Mhm. ubwo byaba ari eh, byasaba igihe umuntu atapfa kugereranya, kuko hari ikintu ugarutse uvuga ngo umuntu yavukiye inaha, yarahavukiye avuga urwo rurimi, ariko hari ikibazo abantu benshi cyane cyane nk'abana baba baravukiye inaha bakomoka ku babyeyi cyangwa se bigaragara ko bafite indi nkomoko itari mu Mhm. gihugu mu Budage. Umuntu wamubaza aho akomoka akavuga ngo nkomoka Karlsruhe cyangwa Mhm. se Frankfurt, ariko Mhm. ukumva aravuga ngo oya ngo ndabara ngo ndakubaza ngo ntabwo nkubaza aho utuye ndakubaza aho ukomoka, kuko arimo arabona ko nukubwira ko wavukiye uri Umudage, ariko akabona ko ntabwo uri Umudage ushobora kuba ufite iyindi nkomoko ashaka kumenya. Nkeka ko ni ibintu byaba bigoranye kugera aho umuntu kuko ni icyo kibazo abantu benshi bakunda guhura nacyo, bakavuga ko ukomoka he, nkomoka i Frankfurt, nkomoka Mainz, oya ngo ndavuga nyine inkomoko yawe, cyangwa se iyo bigomeje no gusa nk'aho birambirana utamuha igisubizo akubaza aho ababyeyi bakomoka, kuko Mhm. ashaka kugusanisha n'ababyeyi ko ariyo nkomoko yawe. Mm. Okay. Urakoze cyane. Ibyo rero byatumye wenda mu kwibaza ku muntu uba ugiye mu muryango mushyashya, ese nk'igihugu Mhm. hari ibyo uzi cyangwa se gisabwa gukorera wa muntu uje muri icyo gihugu ari mushyashya, ari umwimukira. Umwimukira aha ngaha nimbivuga ntabwo bivuze ko ari umuntu uhunze igihugu, abantu mushobora ngo abimukira ni abantu bahunze igihugu, cyangwa se ni umuntu ushobora kuba avuye muri sosiyete, avuye mu muryango, agiye mu wundi utandukanye n'uwo yabagamo. Impamvu ze zishobora gutandukana. Hari Mhm. abantu bashobora kuva mu Rwanda agiye mu Budage ku mpamvu zo guhura n'umuryango we, niba ari nk'umugore asanze umugabo we, urumva ko ni umwimukira kuko yimukiye mu kindi gihugu. Uwo nguwo hari uba uvuye mu Rwanda agiye nko kwiga, nawe ni umwimukira. Hari uba avuye mu Rwanda aje mu Budage aje gukora akazi, ariko urumva bose ni wa muntu uko bita aba avuye mu muryango umwe aje mu wundi. Mhm. Wenda bitaza kumvikana ko bifite igisobanuro kibi ko kwimuka ntabwo ari ikibazo. Kwimuka ni byiza ahubwo. N'umuntu mu Rwanda ava i Muhanga, iyo agiye burya Nyagatare, burya aba ari umwimukira muri karya gace. Ubwo ko nyine bavuga ko biba ari mu rwego burimo imbere mu gihugu, ariko na mpuzamahanga cyangwa se birenze hanze nabyo bibaho. Okay, nari nkubajije ngo ese mu gihugu hari icyo gisabwa gukorera abimukira? Ni izihe nshingano z'ibanze igihugu gisabwa gukorera ababimukira? Nk'ibyo nzi igihugu gikorera abimukira baturutse mu bindi bihugu baje gutura inaha, harimo nko kubafasha kumenya ururimi. Kuko nko mu Budage nawe urabizi ukuntu biteye, ntushobora kuhaba ngo wubake ubuzima wige cyangwa se ukore cyangwa se ugire ubundi buzima ugira utavuga ururimi. Umwimukira rero uje igihugu kimufasha kwiga ururimi, ubundi hakazamo no kumufasha kubona aho kuba. Buri gihe biterwa n'ikizanye umuntu nyine uburyo ajemo. Nimba ari uje guhura n'umuryango we, wamufasha guhura n'umuryango we. Nimba ari uje kwiga, nimba ari uje gushaka ubuzima, ariko nk'ibintu by'ibanze ni ukubona aho kuba no kwiga ururimi, ubundi no kugira ubwishingizi, uburyo umuntu azivuza se, azarya, azabaho, nk'ibyo ngibyo by'ibanze. Muri iki gihe nuvuga ngo kumenya ururimi byakumvikana nk'aho igihugu gisa nk'aho kivuga ngo dore ishuri genda wige turakwishyuriye, cyangwa se ushatse kuvuga iki? Muri uko kumenya ururimi icyo navugaga, tuvuge igihugu umuntu uje bitewe n'ibyo ajemo, igihugu kimufasha yuko ishuri ntibarigushakira, ariko barakwishyurira, bagira amafaranga runaka bakwishyurira mu yo uzishyura mu kujya kwiga ururimi. Ari umuntu udafite ubushobozi baramwishyurira yose, ariko igihugu ntabwo ari cyo gihaguruka ngo bajye gushakira umuntu ishuri, we baguha nk'ubwo lisite y'ibyo bazagukorera muri bya biro byakira abimukira baje, kubwira ati ufite uburenganzira, bagusobanura uburenganzira ufite nk'umuntu wemerewe gutura inaha. Uburenganzira ufite ni ukwiga ururimi, ni ukugira aho kwivuriza, ni ukubona aho gutura, ibintu nk'ibyo. Ariko wowe mwimukira ni wowe ufata urugendo ukajya kwishakira ishuri uzigamo ukiyandikisha, wamara kwiyandikisha ugafata icyemezo cy'uko wiyandikishije ukakijyana aho bazakwishyurira, kimwe n'inzu n'aho kuba ni wowe ugenda ukayishakira, ukazavuga ati dore nabonye aho kuba mumfashe gutyo.
Okay. Ahubwo wenda uvuze wenda nk'ikijyanye no kwiga ururimi nkeka ko wenda bitewe nk'uko wabigarutse bitewe n'impamvu izanye umuntu, ari umuntu aje guhura n'umuryango we cyangwa se ari umuntu uje kwiga, ari umuntu wigenga ku giti cye, nta hantu n'ubundi ahurira, wenda navuga icyo nakongera ni uko no kuba igihugu gishyiraho imirongo cyangwa se gishyiraho amashuri yigisha indimi, kigashyiraho mbese kuba ayo mashuri ariho kandi aboneka, yigisha indimi ku banyamahanga, bagategura imfashanyigisho zigisha abanyamahanga urwo rurimi bagendeye kuba nyine ari abantu baba batandukanye, nkeka ko ukubishyiraho ubwabyo nabwo ni umusanzu baba batanze wo kugira ngo abo bimukira nibanaza babone ubwo buryo bwo kwiga ururimi rushyashya bajemo. Okay. Ikindi, hari ikindi wumva wakongeraho ko icyo gihugu gisabwa cyangwa se kisanga kigomba gukorera uwo muntu? ibyo ni nk'ibyo navuga by'ibanze igihugu gikorera umuntu, bakongera no kumuha ibyangombwa bimwemerera kuba atuye inaha. Ubundi bitewe n'uko umuntu agenda atera imbere, nimba bavuze ngo inshingano ya mbere cyangwa nko kwiga ururimi no kwiga umuco w'inanga integration, biba ari uburenganzira bw'umuntu ariko ziba ari n'inshingano. Nimba nk'umuntu ageze inaha bamwimukira bakamuha wenda ibyangombwa byo kuhatura by'amezi 8, bakanamubwira ati genda wiga ururimi. Wa muntu naza nyuma y'uko amaze kwiga ururimi, wenda yabonye nka nivo ya B1 ya certificate, akayibereka ati dore maze kubona iyi certificate nahangeze ku rurimi, ibyangombwa bazabyongera. Ariko wa muntu natiga ngo agende yubahirize na za nshingano zo kuvuga ngo iga ururimi n'umuco, kujya kongera ibyangombwa byo bimwemerera gutura inaha bikunda kugorana. Okay. Urakoze cyane kuri iyo ngingo. Ese ko watugaragarije aho uvuga ngo umuryango ni hahantu abantu agiye kubana nabo mu buzima bwa buri munsi, umuryango wo hari ibyo usabwa kugira ngo wakire wa muntu mushyashya uwujemo? Umuryango usabwa iki? Umuryango rero, tuvuga umuryango mugari, sosiyete muri rusange, nta mategeko ahari avuga ngo wa muntu uje mumwakire gutya na gutya na gutya. Ni bya bindi byo kuvuga ngo umuntu uje abagana baramwakira, ariko ntawe ufite umwanya wo kuvuga wenda ngo aramufata akaboko amwereka aha agire gute, biterwa n'uko abaturanyi umuntu agiye guturana nabo bameze. Gusa ntawe umuhutaza, icyo nicyo cya mbere, ntawe umuhutaza ngo avuge ngo dore umwimukira waje reka muhutaza. Ahubwo usanga ahanini wamwimukira niwe uba ufite nkaho nabyita nk'ari inshingano, ariko ni inshingano ubwe yiha, nk'umuntu uzi ngo nje guturana n'abandi bantu batazi umuco wanjye nzanye, batazi uko nari mbayeho, kumenya ngo ese aba bantu babayeho gute, ngo ngerageze kwisanisha nabyo, kubyiyadaptaho. Nk'urugero, nk'ahantu ntuye, ntabwo nko ku cyumweru nta muntu wemerewe gutera urusaku bw'inka za mashini zikata ibyatsi cyangwa se moteri, ikintu cyose gisakuza ntabwo byemewe aho dutuye kubikoresha. N'amasaha ya nimugoroba guhera nka 2 za nimugoroba nabwo nta rusaku rwemewe. Umuntu rero uje nko gutura aho mba muri aka gace, niwe ubwe ahubwo ureba akavuga ati kano gace babayeho gutya na gutya, kangerageze kwisanisha nabo, mbese ntagaragara nkaho ntago bakubangamira abaturanyi, ariko nawe ntunababangamire kugira ngo mugire aho muhurira. Ibyo bintu ubivuzeho bitumye ahubwo nibaza, hari icyo umuntu wisanze mu muryango wundi mushyashya umwimukira, icyo we asabwa kugira ngo, nubwo twabonye ko hari ibyo igihugu gisabwa cyangwa se kiguteganyiriza, hari ibyo umuryango mugari uguteganyiriza cyangwa se ugusaba, ariko nawe ubwawe uba usabwa iki ku giti cyawe nk'umuntu nyine mushyashya aho hantu? Wari kubikomezaho ko wakomeza nyine ukagenda muri uwo mujyi. Nk'umuntu mushyashya uje ahantu, tuvuge nka kwa kundi bavuga nimba ngo iyo uhaye nk'umushyitsi karibu mu rugo rwawe, ukaribu urisanga, ariko ntibisobanuye ngo uzusandagaza ibyo usanze. Umuntu araza muri uwo muryango mugari arisanga, ariko ntabwo ari inshingano za ba bantu usanzwe bahari kugira ngo bo bisanishe n'umuco wawe uzanye n'indangagaciro zawe uzanye, kuko ntibazizi. Usanze abantu batuye bafite ubuzima bwabo uburyo babayeho, bafite indangagaciro bagenderaho, ni wowe uje ugomba kureba ngo babayeho gute kugira ngo nisanishe nabyo.
naho umuntu asabwa nko kwiga ururimi kumenya ngo ese aba bantu nzavugana nabo gute kuko bo ntibazi ngo uvuga ute ubayeho te ukareba nk'indangagaciro z'umuntu umwimukira urazigumana ariko bitavuze ngo nizo ugiye gushyira imbere cyane muri aho hantu utuye ukareba uburyo muri bubashe kubana mutabangamiranye mudahutazanye. Okay. Hari ikintu wenda nshaka kukubaza cyane cyane kijyanye imbogamizi abantu bahura nazo ariko wenda mu buryo bwo gusa nkaho tubyoroshya tubare nk'abanyarwanda bizi ko abanyarwanda hari abanyarwanda bashaka kuva mu Rwanda baza mu Budage n'abanyarwanda bari mu Budage. Ugendeye muri uwo mujyi wo kuvuga ngo imbogamizi abantu bashobora kuba bahura nazo mu buzima bwa buri munsi kwisanga mu muryango mushyashya hari izo wenda waba uzi cyangwa se izo ujya uhura nazo nawe nk'umunyarwandakazi cyangwa nk'umunyarwanda uri mu muryango wundi umaze imyaka myinshi aha ngaha ese imbogamizi uzi cyane cyane nk'abanyarwanda twitse ku banyarwanda bahura nazo imbogamizi nzi abanyarwanda bakunda guhura nazo inaha mu Budage arizo wenda nagiye menyera mu kazi arizo ku giti cyanjye arizo inshuti zanjye zambwiye ikintu cya mbere kizamo hazamo ururimi bahura n'imbogamizi zo kubasha rwose kuvuga ikidage kuko ntabwo ari ururimi rworoshye ubundi abanyarwanda turabirabura hakanazaho irondaruhu nayo ni imwe mu mbogamizi abantu bagenda bahura nabyo ubundi bakanagira tuvuge nko mu kuganira n'abantu abanyarwanda kenshi dufite ka kantu sinzi ahantu gakomoka yuko nimba uri kuvugana n'umuntu kugira ngo umwereke ko wamwubashye dukunda kureba hasi ukumva ngo umuntu yubashye ntamureba mu maso ngo amutumbire mu maso noneho ugasanga bitandukaniye nk'uko abadage bo umuganirije utamureba mu maso aba yibaza ati ese uyu muntu ari kumpisha iki ari mu yahe manyanga niyo mbogamizi bakunda guhura nayo yo kuko akenshi iyo umuntu ugana n'umuntu areba nko hasi ashobora kuba hari ushaka kubifata ko ushobora kuba urimo kumubeshya niba byo kumubwira wagize ubwoba bwo guhuza n'amaso cyangwa se hari ibyo urimo kumuhisha nyine bisa nk'aho ari ibintu nta cyizere wifitiye nta cyizere ko n'umunyarwanda cyangwa se umuntu wese urimo kureba kino kiganiro ari umunyarwanda urumva ko nta kantu gashobora kuba umuntu yakosora kuko gafite ikindi kintu gashobora kuba kamenyesha kandi nyir'ubwite atari cyo agamije. hakazamo n'akandi kabazo sinzi nimba ari imbogamizi cyangwa ubona ko turagashyira mu mbogamizi kwisanzuranaho hari ukwisanzuranaho abantu bakarengera hakaba no kwisanzuranaho bigira umupaka bigarukira ni nk'ikintu nanjye ku giti cyanjye n'abantu b'inshuti zanjye tubana nabo b'abanyarwanda navuga ko twigiye inaha mu Budage ubona nk'abadage barisanzuranaho n'inshuti ariko bigira aho bigarukira nimba n'umushyitsi ari umushyitsi ngo atembereye inshuti yarayisuye nimba uvuze ngo ngiye kumusura isaha imwe n'isaha imwe cyangwa se isaha imwe n'igice byibuze noneho abanyarwanda tukagira cya kintu cy'uko umuntu nyine umuntu afite umwanya uraganira inkuru zo hirya no hino umwanya ube muremure cyangwa se ukanasanga mu bushuti cyangwa abantu umuntu abanye nabo ntabwo bari aho bafite umwanya uhagije wo kumva ngo barahari aho buri gihe barahakubereye ni inshuti zawe yego ariko ntabwo bari responsable y'ibibazo byawe ntabwo mbese ari inshingano zabo kwikorera ibibazo byawe ni nk'ikintu rero nagiye menyera inaha mu Budage cyo kuvuga ngo gushyiraho itangiriro n'iherezo boundaries z'uburyo umuntu abanye n'abantu noneho bikanasaba ko ba bantu mubanye nabo muri uwo muryango mugari babyubaha yubaha nka za limite wowe wakizeho uvuga ngo umubano wacu naho utangirira naho ugarukira bitabujije yuko ntibitavuze ngo ntimubanye neza ariko nuko ushaka ko umubano wanyu utazamo kurengera ako ni akari gaciyemo kari prive ku ruhande rwanjye ikindi bahura nacyo ni nko gushaka akazi isoko ry'umurimo bikunda kubaho kenshi inaha mu masosiyete cyangwa muri companies z'inaha hakunda kuzamo akantu mu kwamamaza akazi ko bensista cyane ko bashaka umuntu uvuga ikidage ushobora kuba warize ufite impamyabumenyi zihanitse ariko hagarukamo akantu kuko uzaba uri gukorera mu gihugu kivuga urwo rurimi
nujya ku isoko ry'umurimo rero ukahurira n'undi muntu wavukiye inaha uvuga ikidage noneho munahuje impamyabumenyi, hari abenshi bahita babifata wenda ngo ni irondaruhu nuko ndi umunyamahanga n'iki, ariko ntawe biba bihuriye no kuri umunyamahanga, ahubwo nuko wamukoresha aba ashaka nawe wa muntu ufite ikintu kigiye hejuru azanye mu kazi ke. Ntabwo aba akwimye akazi ngo nuko uri umunyamahanga, aba akwimye akazi kuko abona icyo uri buzane muri cya kigo ugiye gukorera, hari undi uri buzane ikirenzeho. Ikintu ugarutseho kijyanye n'uko umuntu wenda yisanga ari mu kwaka serivisi cyangwa se ikintu runaka bakimwima, ugasanga ahise abitwara ko kubera ko ndi umunyamahanga, ni ukubera ko ndi umwirabura, ni ukubera ko ndi umunyarwanda. Iki kintu bisa nkaho hari igihe njya mbitekereza muri kuvuga ngo abantu bakwiye gukura mu buryo tutumva ko umuntu ugomba kumufata ngo nko kumutereta cyangwa se bamubembereze. Niba umuntu akwimye akazi kubera ko utujuje ikintu ABCD asaba, wumve ko nyine ahubwo wumve ko wujuje ibisabwa, ahubwo niba ari binagutera umuhate kujya kuvuga ngo ni gute nabyuzuza kugira ngo n'ubutahandi ahandi hantu nzabona akazi, kuko abantu babitwara buri gihe mu buryo bw'irondaruhu cyangwa se uko ndi umunyamahanga, uba usa nkaho utari mu kumenya ikibazo gihari, ahubwo noneho bikanabaho ntunamenye n'uburyo bwo kugikemura. Ariko ni ikintu mbona ko ni abanyarwanda, ni abanyamahanga, mbese muri rusange abanyamahanga bari nko mu Budage cyangwa muri yindi miryango, usanga ni ikintu kimeze nk'igikono dushaka guhishamo ibintu byose nk'aho ariyo mpamvu irimo kuba, ahubwo abantu bagombye gutekereza, nshobora kuba ni urwo rurimi, nshobora kuba wenda nitwaye nabi mu gusaba akazi, hari ukwandika ibaruwa ntashobora kuba ntazi kubyandika, harimo n'ikintu kimeze nk'aho abantu bagira ikintu kimeze nko kwiyemera. Ndabizi umuntu ashobora kuba amaze imyaka myinshi mu Budage, wenda uzi icyo kitari cyo kuvugana n'abantu, ariko ugasanga umuntu iyo agiye gusaba nk'akazi ntakoze ubushakashatsi ngo abaze abandi bantu Abadage ese bigenda gute, bamukosore. Umuntu akandukura ibintu uko abihurutiye uko abishatse, akumva ko ndihagije, ariko wajya kureba ugasanga ntabwo yakoze ubushakashatsi ngo abaze abantu. N'Umudage aramutse agiye mu Rwanda, uzajya Abadage benshi bagiye mu Rwanda, arakubaza ngo ese ko nshaka kujya hano hantu, ese hari ku bumenyi nzi, akakubwira ibyo azi, hari ibindi bintu wumva nshobora kwitwararika, hari ibindi bintu wumva nkeneye nshobora kuba nakora. Mbese kugira icyo kintu kimeze nk'aho wumva ko ugomba gukora ubushakashatsi kugira ngo umenye neza mu by'ukuri, ariko icyo kintu ugarutseho cyo kuvuga ngo umuntu bamwimye akazi agahita yumva ko niba utazi ururimi, kampani cyangwa umuntu ku giti cye azakoresha gute ururimi, ko tuzi ko ni igikoresho umuntu akoresha atumanaho. Niba utazi ururimi, akeneye abantu abakiriya bazagana kampani ye, uzaba uri umuntu yakoresha, uzamwakira gute? Bizatanga nawe isura mbi ku kazi ke, mu byo akora, usanga abuze abakiriya. We arareba mu by'ukuri, ndaguha akazi, uragira ibyo umfasha, nanjye ndagira ibyo nkufasha, niko gukorana. Ariko nuko usanga nk'ibyo bintu umuntu ngo nuko ndi umunyamahanga, nuko ndi umwirabura, nuko ndi ibiki n'ibiki, ugasanga ni ibintu bimeze nk'urwitwazo, ariko mu by'ukuri abantu bagombye kurenga iyo myumvire. Ako kanone twagakwiye no kuzagacikaho, tukanashishikariza n'abandi abimukira batuye inaha, ndavuga cyane ku Budage kuko ariho ntuye, n'Abanyarwanda kuko ndi umunyarwandakazi. Twagakwiye kugacikaho ko kureka kwigira victime, kureka kumva ngo nimba batampaye icyo nkeneye, barambangamiye, baranzikamiye kubera ko ndi umunyamahanga, aho kugira ngo turebe ngo urugero ndi umunyamahanga, ndi inaha, mfite ubumenyi navanye mu Rwanda, mfite wenda n'indangagaciro n'umuco wanjye nuko nakuze n'iki, ni gute ibi bintu nkanjye w'umunyamahanga nshobora kubijyana muri iki kigo ngiye gukorera bikagira undi musaruro bizanamo, aho kureba ngo iki kigo ngiye gukorera bakeneye umukozi, nanjye nkeneye amafaranga, nanjye mu bampa akazi, ahubwo tukavuga ngo ni ikinzanye gituma ari jyewe bahitamo, kurenza yuko bari buhitemo undi mwana w'Umudage wize inaha, wakuriye inaha, umenyereye umuvuduko bakorera, kuko Abadage banakorera ku muvuduko cyane tugereranyije n'uko Abanyarwanda wenda bamwe na bamwe nagiye nkorana nabo, tugakorana muri ubu Budage bakora. N'ikindi kintu nagiye menyeramo mu kazi ni uko no mu Badage bakora uburyo nta muntu uba ukuri inyuma ukomeza gusunika ngo ndakwibutsa ibizi n'inshingano zawe, inshingano zawe
ziba ziri aho uzizi, uri mu kazi ukazikora, wanaba uri n'umuntu ufite n'umwete wenda ukanarenzaho ukazanamo n'ibindi bitekerezo biteza imbere, kurenza ko baguha akazi ngo akazi kawe wenda ushinzwe gucuruza hano inyanya, ugacuruza izo nyanya kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, aho hantu hacururizwa inyanya nta bindi bintu byajyamo ubona bikwiye kujyamo kugira ngo uzane icyo gitekerezo. Aho kantu dukwiye kujya dushishikariza abandi bakaveho ko kumva ngo ni irondaruhu, nuko ndi umunyamahanga, nuko banzikamiye. Mu gihe umuntu afite ibikenewe, wujuje ibikenewe kugira ngo ako kazi bakaguhe cyangwa iyo serivisi uyihabwe, nta muntu ubyuka ngo ajye kwicara aho ngaho batangira serivisi agende mu gitondo yashyize mu mutwe we ngo igihe nishyizemo ko abanyamahanga bari buze ndiho babangamire nkabatsikamira, ntawe ntawabona. Ahubwo ikindi kintu ugarutseho nk'ibintu by'irondaruhu, icyo nzi hari abanyamahanga cyangwa se abirabura banabikoresha nk'iturufu. Yabona nk'umuntu agiye umuntu wenda niba atamuhaye serivisi kuko atayigomba, ngo okay ndaje mvuge ko uyimye kwa kundi umunyamahanga, none ugasanga ugiye kumera nk'aho bimeze nka bya bindi umwana yiriza kugira ngo umukorere icyo ashaka, kuko yakweretse ko ndi umwana narize. None ugasanga umuntu abanyamahanga umuntu abikoresha nk'iturufu kugira ngo nyine anabigukoresha nk'igikangisho kugira ngo umuhe serivisi, kubera ko ashobora kuba atari nyine atayigombaga kwibona, ariko akaza avuga ati ndaza avuga ko nshobora kupotinga cyangwa se kugutanga ngendeye ko wankoresheje ko ndi umunyamahanga cyangwa se ndi umwirabura. Ari nabyo ko ukubona nk'abana tubare n'ibigiye mu bintu bigenda nuza nk'abakobwa bose muravuga ngo ndaje mvuge ko wari ugiye kumfata ku ngufu, mu by'ukuri akaba agiye kubikora kugira ngo ase nk'akubikamo ubwo bwoba, ariko ngaruka ku bintu biba by'irondaruhu n'abanyamahanga usanga umuntu ngo yanga uretse ngo ndaje ngo mfite impamvu, mfite ikintu uza kuvuga. Ahubwo bikanatuma hari n'abadage cyangwa se abenegihugu akenshi usanga bagira n'icyo kintu cy'ikibazo cyo kwitwararika, akagira ikintu kimeze nk'igihunga cyangwa se icyo kibazo runaka yaza kuvuga ko namwimye serivisi kubera ko ashobora kuba ari umunyamahanga. Nabwo ugasanga ahantu nyine ugasanga nabo bameze nk'abantu bibombaritse, ntabe we 100%, kubera ko ushobora kugendera muri icyo kintu cyo kusa nk'aho uvuga ko yahohotewe kubera inkomoko ye, none bigasa nk'aho bituma nawe atisanzura ngo akubwize ukuri. Okay, nayo ni imbogamizi. Nayo ni imbogamizi, ariko twagakwiye no gucikaho tukava kuri utwo tuntu two kumva ngo kubera yuko ndi umunyamahanga niyo mpamvu banyimye iki n'iki, niyo mpamvu batankoreye iki. Tukajya tureba ahubwo ngo jyewe ni iki mfite, ni iki njyanye gituma bari bunkubi, ni gute nitwaye. Hari nk'abantu njya mpura nabo mu kazi, tuvuge nk'urugero, umuntu akaza yabona yuko serivisi yashakaga ntayimuhaye cyangwa bidashobotse kuyimuha, agatangira kuzana amahane. Iyo bigenze uko icyo gihe gute se najya kuvuga ngo nimba umuntu ari kuvuga wenda ngo mfasha nsemurira cyangwa se mfasha muri iyi nzira, bampa ibyangombwa byo kuguma hano imyaka 2, najya kumusobanurira ntabwo bishoboka yuko babiguha, kubera yuko uburyo usobanura n'urugero wajemo inaha ntabwo busobanutse, ntabwo bufatika. Usanga umuntu atangiye kuburana kuzana amahane n'iki. Iyo bigenze uko ugasanga haza nk'abashinzwe umutekano bakamusohora, uwo muntu agenda yishyizemo ngo nuko ndi umunyamahanga, nuko ndi umwirabura, nuko ndi umwimukira, ariko kandi mu by'ukuri nuko yazanye imyitwarire idafatitse itewe. Hari ikintu turimo kuvuga cyane cyane natwagiye no kuri ibyo kuvuga ngo by'irondaruhu, uzasanga nk'abantu benshi yaba ari mu Rwanda, ukumva niyo muganiriye akakubaza ngo si icyo gihugu ngo kirimo abanazi, kirimo irondaruhu. Yego hari ibintu twigishijwe kera, hari ibintu twabwiwe, ariko ugasanga abantu bafite ya sura ya kera y'ibyo twumvise. Aho hantu se irondaruhu bavuga mubyitwaramo gute? Bimeze gute ukurikije ibyo twabwiwe cyangwa twigishijwe n'uyu munsi, wenda wowe mu kazi kawe ukora cyangwa se no mu buzima bwa buri munsi, irondaruhu bavuga ku Badage kuko rirahari nk'uko rivugwa cyangwa se rishobora kuba ridahari? Hari icyo ubiziho? Irondaruhu rirahari, ariko ntabwo rihari mu buryo nk'iyo mbyumvise, wenda mbyumviye hanze, ntabwo rihari mu buryo abantu barivugaho
cyane banarivugaho kenshi Mhm. kandi dukwiye no kumva yuko no mu Badage cyangwa no mu Banyaburayi harimo injiji harimo abantu batize harimo abantu bafite imyumvire ikiri hasi cyane gusa kubera ubukoroni n'uburyo twakuriye mu bihugu by'iwacu tubona ngo abantu b'uruhu rwera abazungu ni abantu bari hejuru ni injijuke n'iki biragoye kwiyumvisha yuko nabo harimo abaturage harimo injiji harimo abantu bafite imyumvire yo hasi iyo rero nk'umwirabura cyangwa se umwimukira ahuye n'umudage nk'ubwo akamuhutaza kubera ubujiji bwe ntabwo abasha kumva ngo iyi ni injiji none se dufate nk'urugero nko mu Rwanda gusa ntabwo ngiye kubigereranya kuko ni ibintu umuntu atapfa kugereranya hari irondaruhu ribera ku birabura iryo ngiryo ni ribi riranababaza kuko rihita rihuza n'amateka yacu wenda yagiye akorerwa abirabura mu kubacuruza no mu bukoroni n'iki ariko irondaruhu no mu Rwanda ribayo no mu bihugu bya Afurika kuko nk'urugero niba dufata abantu bafite runo ruhu rw'Abadage bera tukamwita ngo ni umuzungu usanga nko mu byaro nko mu Rwanda hari ahantu usanga baniruka nk'inyuma y'umuzungu bakamwiruka bagenda bahamagara umuzungu aho bamupfura imisatsi aho basharatura uruhu rwe ngo barebe ko ari uruhu rumeze nk'urundi ibyo ni ibintu nk'umuntu inaha abikorewe byahita bigera ku rundi rwego kubera yuko twishyizemo ngo Abanyaburayi abantu bafite ruriya ruhu rwera ni injijuke bazi ibintu byose tukibagirwa ko naho harimo injiji z'abaturage zifite amatsiko avanze n'ubujiji babona wa muntu kubera ibyo byose bibitsemo bakaza ku irondaruhu bavuga ati se nk'imisatsi yawe nta kundi kuntu wayikora kuko ihora imeze uko bigahita bitubabaza cyane ariko rya rondaruhu ryo guhutaza tuvuge kuvuga wenda ngo irondaruhu wenda umuntu baramukubise se baramuhutaje bakwimye serivisi runaka kubera ko ufite ruriya ruhu iryo ngiryo riba gake cyane gusa ribaho hari n'uduce tumwe na tumwe nk'umuntu aba abizi nk'abirabura baba babizi yuko muri utwo duce iryo rondaruhu rihaba ariko umuntu agerageza kureba ngo ngewe ndirinda nimba nzi ko hariya hantu nta karibu mpahawe ni urugero muri aka gace runaka nimba nzi ko nta karibu mpahawe ni gute nagerageza kuhirinda cyangwa se nahajya nkitwararika ugarutse kuri icyo kintu cy'uvuga ngo irondaruhu ngewe ku giti cyanjye navuga ko nubwo abazungu bashobora kugira irondaruhu abirabura hagati yacu tugira natwe ibindi bintu we navuga ngo ni ivangura uretse ko n'ubundi irondaruhu ni ukuvuga ngo ni ukuvangura umuntu ushingiye ku ruhu ni ivangura rishingiye ku ruhu natwe ubwacu nubwo duhuje uruhu ariko tugira ivangura hagati yacu yaba abirabura byaba abanyarwanda n'abanyarwanda dufite n'amateka yacu rwose yaba urugero rwiza agaragaza ukuntu abantu bamwe bavangura cyangwa se bivangura n'abandi ujya no mu muryango wacu umuryango nyarwanda ushobora kureba ugasanga abantu bagufiya bashobora kuba bahura n'ivangura abantu bafite ubumuga runaka bashobora kuba bafite ivangura abantu bashingiye ku gitsina runaka bashobora kuba bafite ivangura ni ukuvuga ngo natwe ubwacu twifitemo kwivangura niba rero twifitemo kwivangura hagati yacu iyo undi muntu akuvanguye nawe akoze iryo vangura rishingiye ku ruhu ntabwo mvuze ngo ngiye kumwumva ariko se natwe twibanze twihereho niba natwe twifitemo ibyo bikorwa bigaragaza ko twitandukanye ni gute undi muntu aza kubikora akabigukorera ukumva ko bibaye ikibazo kandi wowe ubwawe bitabaye ikibazo ugarutse ku kintu cyo kuvuga ngo abazungu nzi ko wenda birabura cyangwa se abanyamahanga bari mu Budage umuntu yakubona akumva ko akagushyira ku ruhande ahubwo none natwe dukorera abazungu cyangwa se abanyaburayi cyangwa se abandi bantu baturutse hanze ivangura cyangwa se irondaruhu reka mvuge ngo nkoreshe irondaruhu ahubwo ikibazo ahantu kiri ni hehe abazungu bakunda gukora irondaruhu cyangwa ivangura ku birabura basa nk'aho babyinagaza babashyira hasi babashyira mu buryo buri negatifu niba ari ukumwima serivisi runaka niba ari ukumwima imikino wenda yagombaga noneho twebwe tukabikora mu buryo bitandukanye twebwe dufata abazungu tukabashyira hejuru tuzabona muri serivisi niba nk'umuzungu aje ushobora gusanga nk'umuzungu aje mu bukwe ni umuntu watumiwe nk'abandi
bakagufata divine, wowe haguruka uriya muzungu yicare. Kandi iyo ugeze kuba ari umunyarwanda mugenzi wawe ntabwo bari kubwira ngo haguruka ngo uriya muntu yicare. Bivuze ngo we bamukoreye irondaruhu. Hari n'abazungu burya n'abantu ashaka kuvuga ati oya mwimuhabutse kugira ngo ninkunde nicare kuko nawe ni umuntu nkanjye, ariko barimo baramufata bakamushyira hejuru. Ni irondaruhu mu buryo buri positive, mu buryo bwo gusa nkaho ryimakaza umuntu. Twebwe noneho abazungu barikora mu buryo bwo kugushyira hasi. Ariko ugiye kureba n'ibikorwa byose bikorwa ku mpande zombi, zaba abirabura cyangwa se n'abazungu. Nigeze guhura n'urugero kera ndi mu Rwanda ndi kumwe n'umuzungukazi, noneho umuntu araza arambwira ngo nsabira amafaranga uwo muntu muri kumwe. Arambwira none se ngo kuki wowe atagusabye, akambwira ngo unsaba amafaranga yo kumuha. Bivuze ngo nanjye ubwanjye uwo muzungu yaramukorera irondaruhu kuko yamusabye amafaranga ashingiye kuko ari umuzungu. Ashobora kuba wenda avuga ngo ni umuzungu, ashobora kuba akize afite amafaranga. Nanjye ubwanjye n'irondaruhu navuga ko nakorewe kuko umuntu yaramfashe yumva ko nshaka kuba ntafite amafaranga kuko ntiyansabye ngo nimura kubura ubwo bufasha, noneho avuga ati none se niba udafite amafaranga wansabiye mugenzi wanjye tubone ko twembi yatugerageje. Ariko ngewe yamfasha mbona ko nta mafaranga mfite, ni ukuvuga ngo ubwabyo nanjye ni irondaruhu kandi nakorewe na mugenzi wanjye w'umwirabura, noneho arikorera undi mugenzi we. Ariko hari ingero nyinshi uzasanga abanyaburayi, abandi abazungu ashaka kujya muri banki bakamufasha bakamwakira vuba, ariko mu by'ukuri uko kumuha serivisi mu buryo bwihuse umutambukije abandi, abenshi niba umuntu abikoze ashingiye ku ruhu, abikoze ashingiye ku nkomoko, niba ari umunyaburayi ni irondaruhu aba amukoreye. Ni irondaruhu cyane. Mu miryango yombi rirakorwa, abo ni ukuvuga ngo twebwe abazungu bashobora kurikora batumanura hasi yumva ko nta bushobozi ufite, nta bwenge ufite, twebwe twabagira nk'abahanga kurusha abirabura, ariko mu by'ukuri ku mpande zombi rirakorwa, ahubwo aho rikorwa n'uburyo rikorwa muri byo bitandukanye. Kandi kuri izo mpande zombi hose uko bikorwa uko ariko bose, nubwo tuvuga ngo ubukoloni bwaracitse, ariko imitwe yacu iracyakolonijwe. Turacyafite ubukoloni bwinshi cyane nk'abirabura cyangwa se abanyafurika. N'urugero kumva ko wa muntu uje afite uruhu rwera andi hejuru, ari hejuru, ararenze. Noneho n'abirabura dutuye no muri ibihugu by'i Burayi kumva ngo kubera ko ndi umwirabura ubu se hariya ndapfa kuhajya, ubu se hano ndahagenda n'iki, kumva ngo twivanemo utwo tuntu tw'ubukoloni, twivanemo kubona ngo abazungu ni abantu hejuru bandenze. Noneho n'abazungu mu mitwe yabo kwishyira hasi, n'abazungu mu mitwe yabo ikibazo nuko batari kumva iki kiganiro, bivanemo na ibyo bintu byo kuvuga ngo ya myumvire yabo bishyizemo mu gihe cy'ubukoloni cyo kumva ngo turagenda mu birabura dukubite dushyire hasi tubakandamize tubakinagaze, bave muri icyo kintu cyo kumva ngo abirabura nabo gushyira hasi duhora turi hejuru. Ni urugendo rukiri rurerure, uzanafata igihe kuko njyana nabibona nk'uko natangiye mbivuga ko nkorana n'urubyiruko kenshi. Hari nubwo nagiye mu Rwanda njyanye n'urubyiruko, abanyeshuri b'inaha bo mu Budage dukorana, ariko hari aho twagiye kwaka serivisi ari jyewe ufite iyo gurupe y'abo bajene gutyo, banshyira ku ruhande ngo igireyo tubanze twakira abashyitsi. Ndavuga se ni abana nyoboye nduta, yego harimo abansumba, ariko noneho nihagararira ku ruhande nk'uko babinsabye. Uwari uri imbere muri iyo gurupe baramutambutsa bati tubakire n'iki, bivamo ko babana nibo bavuze ngo utuzanye n'uyu. Wa wundi amaze kubona yuko imyumvire yagize atari yo, nibwo yaje nyine turavugana tubaza icyatugenzaga n'icyo badufasha. Gusa nanze kuripfana ngo ngende ntayimubwiye, nsiga mubwiye ko iyi myumvire igomba kuvaho yo kumva ngo umuzungu niwe tugomba guha agaciro tukigizayo undi ku ruhande ngo twese tubanze twakira. Ntabwo se yagize ikimwaro cyangwa se ngo akorwe n'isoni, ari ngo ibuye abubatsi banze ngo rero ryaje gukomeza imfuruka, kandi yagushyize ku ruhande, kandi mu by'ukuri niyo nakita ko umeze nk'aho ni wowe uyoboye icyo gikundi. Igikundi nta kintu cyashobora kugeraho kandi umuyobozi wacyo adahari. Nta soni cyangwa nta kimwaro yagize. Yagize isoni n'ikimwaro, atangira kumbwira ngo ubwo se kuki mutanyimbwiye,
kuki se mutansobanuriye ko ari mwebwe muyoboye runo rubyiruko mpita mvuga ni kuki se ndinda kubanza kwivuga mvuge ngo nijye uyoboye aba n'iki 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 bariya bose ndetse bariya wakiriye bigeze bakwibwira kuki utanareba ngo abantu batonze umurongo uri imbere ugezweho niwo mperaho bigakomeza buno bukoroni buturi mu mutwe buzatwara igihe kinini ku mpande zombi yaba mu birabura yaba no mu bazungu kugira ngo tubivemo gusa nta hacu kuko kumenya ngo ubu ni uburenganzira bwanjye mbukurure mbufate ntabwo ntuzaza kumbwira ngo nka kumwe umuntu agaburira umwana ngo asama ngo utamike ahubwo wenda ikintu bino bintu byo kuvuga ngo ku bijyanye n'irondaruhu cyangwa se ivangura rishingiye ku ruhu rishingiye ku nkomoko wenda mvuze nko mu Budage akenshi navuga ko bigaragara ku bantu bakuze kuruta abantu bato cyangwa se urubyiruko kandi bigaterwa n'agace runaka ahangaha impamvu bishobora kuba bimeze gutyo ni ibintu bishobora kuba byakumvikana kubera ko abantu bakuru bafite ikiragano babayemo bafite igihe babayemo bafite ibyo babayemo ibyo byose bituma bagira iyo myumvire harimo abantu nk'abantu bakuru baba batarasohotse Ubudage we akabona abandi bantu nk'abirabura cyangwa abandi bantu bari mu kuza mu Budage akabona nk'ikibazo ariko undi muntu mutoya nk'urubyiruko baba barasohotse Ubudage nabo baragiye ahandi hantu we nawe uko abantu baza mu gihugu atuyemo nawe niko ya myumvire cyangwa se bya byiyumvira agira iyo yagiye nk'ahandi hantu bisa n'iyo myumvire isa nk'aho itandukana bitewe urubyiruko rusa nk'aho ntago bafite iryo rondaruhu cyane cyane ko navuga ko abenshi bajya mu mashuri bazi aho isi igeze barahugukiwe kuruta ba bantu bakuru biterwa abantu bakuru bafite iyo myumvire kubera ko babaye muri icyo gihe kinini cy'irondaruhu igihe runaka cyabayeho bafite iyo myumvire tugiye no mu Rwanda burya ushobora no gusanga no mu Rwanda ugiye no mu mateka y'u Rwanda abantu bakuru bashobora kuba bafite imyumvire babayemo ku ngoma za kera ku mategeko ibyo bwababwiye uyu munsi wa none ugasanga urubyiruko rufite indi myumvire bitewe n'ahantu isi igeze bitewe no guhugukirwa cyangwa se no gusobanukirwa ugasanga bitewe n'ikiragano ntabwo abantu bahuje iyo myumvire nanone n'agace burya n'agace bitewe n'agace ako ariko kose amateka kagize gashobora kuba gafite kubimukira cyangwa se kubirabura nako ushobora gusanga iyo myumvire nk'iyo ngiyo ikinagaza abirabura cyangwa abanyamahanga ushobora gusanga ihibanze bitewe n'uko ako gace ukwako burya ahantu wari ugiye kuvuga hari n'uruhare tuvuge nko mu bihugu by'inaha i Burayi hari n'uruhare wenda ibitangazamakuru baba bararebye n'amakuru abageraho aturutse kuri Afurika bigenda bigira mu kubaka ya myumvire baba bafite iyo ndi gukorana amahugurwa n'urubyiruko n'urugero hari ikintu njya nkunda kubabwira hari ka enye inyuguti ni nka ka enye zikunda gukoreshwa inaha iyo bareba Afurika ibyo babona byo kumva gusa sinzi nimba izo ka nawe uzizi zikoreshwa kuri Afurika ni nko kuvuga Afurika ikunda kuvugwaho cyane cyangwa iby'itangazamakuru ribaha biba bivuga ka ya mbere ni corruption ivuga kuri ruswa ka ya kabiri ikaba ari krankheit ivuga ku ndwara gusa n'ibiza byo muri Afurika iyindi ka ya gatatu ikaba ivuga ari krieg ari byo bivuga intambara z'urudaca zihora muri Afurika ubundi iyindi ka ikaba ari chaos ukuvuga ngo Afurika ni umwanda n'akajagari n'iki izo ka enye rero kugira ngo urubyiruko cyangwa se abantu bagende bahindura n'imyumvire uvuze ko iya mbere ngo ni iya mbere ni hari krieg intambara krankheit ariyo y'uburwayi corruption ruswa hanyuma na chaos bisaba abantu kugira ngo ingero enye bakunda gutanga muri Afurika ruswa indwara zitandukanye se cyangwa se indwara nyinshi intambara z'urudaca akavuyo cyangwa se kutajya ku murongo akavuyo kajagari ibyo bintu iyo bitanzeho urugero ese ibyo bintu birahari cyangwa nta bihari ibyo bintu birahari ariko si byo gusa bihari nicyo ngerageza kubwira nk'urubyiruko ko ibyo bintu birahari ariko si byo gusa bihari kimwe n'uko tuvuge nka Afurika ibihugu bya Afurika natwe umuntu aje akaza muri ibi bihugu by'Uburayi azanywe no gukora ubushakashatsi no kugenzura ibyo bintu wasanga bihari kuko naho birahari nibaza ko nta hantu bitaba ariko nk'iyo abanyafurika turebye ku Burayi si byo twibandaho gusa
Yeah. aho bitandukana n'uko iyo abanyaburayi barebye kuri Afurika nibyo bibandaho gusa, ugasanga ari n'ibyo abantu bakuze bafite mu mitwe yabo, yanabona umwimukira wo muri Afurika akaba aricyo kintu abanza kubona. Yeah. Okay, uvuze nko kuri ruswa, icyo nzi nuko buriya nko muri Afurika ruswa irahari, no mu Burayi ruswa irahari, ni ahantu hose ruswa utasanga, ahubwo ukuntu igaragara. Mu Burayi tubare nko mu Budage, hari umuntu uvuga ati mu Budage haba ruswa, ariko kugira ngo uyimenye ikorwa mu buryo busa nkaho buri buhishe cyane, cyangwa se ntabwo usanga wenda ari ruswa kuvuga ngo kugira ngo wenda unsinyire ahantu ndabanza nguhe amayero 5 wabwo ni 5,000 by'amanyarwanda, izo ruswa zo zisa nkaho zidahari. Ariko ruswa hagati ibigo bikomeye, ruswa ku bantu b'inzego zo hejuru, zazi bavuga ngo bavuga ngo ni ibifi binini, ariko ziri nko ku rwego ruri hejuru, hahandi umuturage atapfa kubimenya. Tubare niba ari nk'abayobozi, abategetsi, abantu bafite kampani, abantu bafite imitungo runaka, bo bashobora kugira izo ruswa. Ariko noneho uburyo zikorwamo ntabwo ari umuntu arasanzwe agupfumbatiza ikintu umuntu uza mu kiganza. Twebwe impamvu bikunda kugaragara ni uko ni n'ibintu bishobora kugenda bikajya no ku rwego rwo hasi, bigakorwa mu buryo bw'akavuyo, bitari sophisticated, mbese mu buryo bisa nkaho bihishe, mu buryo bukomeye. Ariko ruswa zo nta hantu zitaba. Intambara zo kuba zihari, yego hano ushobora kuba n'ubu hari n'ibihugu by'Uburayi nabyo biri mu ntambara, ariko nuko wenda ugiye kureba n'intambara z'iwacu zishobora kuba ari intambara zihoraho z'urudaca, ngiyo imitwe yitwaje intwaro, ujya kuyitera byo ni ikindi kibazo, kuko hari igihe cyo gusanga wenda ugasanga n'izo ntambara tumeze nk'aho turi ibibuga biberaho intambara, ariko intambara zituruka ahandi hantu. Ako n'izo ntambara uranibaza ukavuga se nko muri Afurika ni urugero ko tudakora imbunda, ko tudakora ibitwaro bya kirimbuzi, izo ntambara ninde waziteye inkunga? Kandi ugasanga ibihugu bikora intambara, ibihugu bikora imbunda ntabwo bigira intambara nyinshi umunsi ku wundi, ukibaza intwaro zikora bazimaze iki, kandi akenshi intwaro abantu bakora intwaro kugira ngo birinde. Okay, icyo cyaba ari ikindi kibazo. Iby'indwara ikiganiro iby'indwara byo, hari indwara byo nkeka ko zishobora kuba ziboneka muri Afurika bitewe n'ikirere, bitewe n'ibihe. Indwara byo nta hantu zitaba, kuko ahubwo bavuga ngo ni Burayi haba indwara, ahubwo hashaka kuba indwara, ariko hakaba n'iryo terambere ryo gukora imiti n'ubushakashatsi no kuzirinda, bikaba babigeraho mu buryo bwihuse. Twe twaba tugira indwara, ariko ubwo bushakashatsi, ubwo buvuzi bushaka kuba wenda butaratera imbere cyane bwo guhangana nazo, ndetse n'izo ndwara zishobora kuba zishingiye ahantu, kuko nk'ahantu hashobora kuba indwara runaka ituma igaragara mu bushyuhe. Okay, nta hantu hataba indwara, ahubwo uburyo bwo kubyitwara nibyo bintu bigira, nibyo biba ikibazo. Akavuyo ko cyangwa se akajagari byo nkeka ko birahari, bijyanye n'imyumvire y'abantu, bijyanye n'imikorere y'abantu, byo birahari n'ahandi hose ntaho bitaba. Akavuyo n'inaha karahari. Ubu se tuvuge ufashe nk'urugendo ugatembera Kigali n'amaguru, ukanafata urugendo ugatembera Berlin hagati mu mujyi n'amaguru, niho ushobora kumbwira ngo hano hantu hari akavuyo. Berlin wahamara iminota 10 ukumva umutwe urakuriye, isereri ugiye kwikubita hasi kubera akavuyo. Buriya hari ahantu muri Berlin nabwiwe n'umuntu ntabwo byihagazeho, ambwira ko hari ahantu muri Berlin bisa nk'aho hari ahantu hacururizwa ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge, cyangwa se n'ahantu ngo polisi nayo ubwayo ijyayo yikandagira. Polisi ishobora kujyayo igiye gutabara hari nk'ikintu kibaye, aravuga ngo igiye nyine mu kazi gusaka kugira gute, ko bimeze nk'akantu k'agahugu kwawe, bimeze nk'abantu baba barigize intagondwa. Ni amakuru yahawe n'umuntu, ntabwo navuga ngo nabihagararaho, ariko ibyo byo nta hantu bitaba. Aho ngaho ndahazi Berlin harimo na parike, ubona wagira ngo abantu barahafashe nyine, polisi ntipfa kuhinjira uko yiboneye. Ngayo ngoko. Okay, turimo nubwo mu kiganiro turimo twagarutse ku ngingo zitandukanye, abimukira, ibibazo bahura nabyo, ibigaruka ku irondaruhu cyangwa se n'ibindi bibazo muri rusange. Reka wenda twibande ku mutumirwa wanjye, nk'uko nabivuze, yitwa Tete, akaba yaranditse n'igitabo cyitwa Barefoot in Germany cyangwa se Barfuß in Deutschland. Umuntu utaragisoma rwose, Tete araza kutubwira n'ahantu umuntu yaza kugisanga.
cyangwa se tubwira icyo gitabo, tubwira umuntu ushaka yakibona he, yaba ari mu Rwanda, aba ari mu Budage. nkivuge nanacyerekana iki gitabo ni gutya gisa. Iyi ni verisiyo y'Ikidage. Ku muntu uvuga Ikidage ahacururizwa ibitabo aho ariho hose yakibona, yaba ari mu bihugu bivuga Ikidage, yaba ari mu bihugu bivuga uruhe rurimi yakibona, kuko ikigo dukorana cyamaze kukigeza ahashoboka hose. Hanyuma ikindi nacyo verisiyo y'Icyongereza ku muntu ugikeneye waba aherereye mu Rwanda yajya muri libreri Ikirezi iri mu mujyi wa Kigali, Kacyiru cyangwa Kimihurura nimba ntibeshye, cyangwa se akaba yakigura kuri interineti kuri Amazon kiriho, akaba yagisoma, ubwo tukazahura tukaganira. Ese kirahenze cyangwa kigura ngahe? Kugira ngo nyakaho igitabo ntabwo genza, ariko ubumenyi burimo burahenze. Ubumenyi burimo burahenze. Kino cy'Ikidage kigura amayero 18, hanyuma iki Kinyarwanda kigura amayero 12. Ubwo mu Rwanda kigura, mu Rwanda ntabwo nzi igiciro mu Rwanda bakigurishaho ngo nangahe, ariko nabo ntabwo ushobora kuba ari nk'ibihumbi 12 cyangwa 10 gutyo. Okay. Ni igitabo ngiye ku giti cyanjye nasomye kirimo ibintu byinshi bitandukanye, kuko ni igitabo gifata ku nkuru zo mu Rwanda no mu Budage ku buryo cyerekana iyo miryango cyangwa izo sosiyete ebyiri. Kirimo inkuru ntabwo zishimishije. Ese ni igitabo kigaruka ku buzima mpamo, ku buzima bwawe, ku buzima bwande, muri make duhe nka mu mirongo nk'itanu ku buryo umuntu agira n'ayo matsiko. Kino gitabo rero ahantu cyaturutse, nkiri mushyashya mu Budage nagiye nanjye mu ishuri ryo kwiga ururimi no kwiga umuco, noneho ngenda mpahurira n'abimukira benshi batandukanye, bamwe turamenyana, tuza no kubaka ikintu kijya gusa n'ubushuti. Noneho nkajya mbabaza ntese kuki mwaje mu Budage, kubera iki exactly mwahisemo Ubudage apana ibindi bihugu. Noneho nkanibaza iyo bagiye kugereranya uko ubuzima bumeze ubu, uko babusanze na ya myumvire bari bafite mbere y'uko baza gutura mu Budage, babona ari bimwe bisa, babona bitandukanye. Noneho nkanabaza ese abenshi naje gusanga basanze ubuzima babayeho butandukanye n'uko babutekerezaga mbere, indoto bari bafite. Nkibaza ntese nimba mwarasanze bitandukanye, kubera iki mutasubiye mu rugo iwanyu, kuki mudasubirayo? Izo nkuru rero zitandukanye abakobwa 8, abakobwa n'abagore gutyo 8 naganiriye nabo, mfata izo nkuru zabo ngenda nzihuriza hamwe mvanamo iki gitabo. Nabyita ko ari nk'inkuru mpimbano, kuko hari ibyo nagiye, ni inkuru zabo gishingiye kuri izo nkuru zabo, ariko hari ibyo nagiye mpinduramo bitandukanye, nkagenda nanavangamo tumwe na tumwe two muri experience yanjye, ibyo nahuye nabyo cyangwa se ibyo nagiye mbona. Mbese ntabwo ari ikintu cyapfuye guhanuka ngo nkubite inkuraho, ni ibintu bihuye n'ubuzima abantu batuye muri iki gihugu bahura nabwo bagenda banyuramo. Okay, urakoze cyane. Turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, cyabaye kirekire ariko kikubiyemo nkeka ibitekerezo bitandukanye. Dusoza, reka nsabe umutumirwa, ni iki kintu wumva wasaba cyangwa se inama wagira abantu, cyane cyane nk'umuntu uturutse mu Rwanda arimo kujya mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose ku isi, cyane cyane bijyanye no kwisanga cyangwa se kwiyintegra cyangwa se kwisanisha n'aho hantu, inama wamugira cyangwa se asabwa iki, cyangwa se tubwire muri make, tuba tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Inama nagira uwo muntu cyangwa se nk'impamba namuha uwo muntu ugiye kugenda, namusaba ko abanze yiyenforme kuri icyo gihugu agiye kujyamo bihagije. Muri iki gihe dufite interinete ahantu ari hose, umuntu yabonaho information zose akeneye. Kugenda umuntu akagera mu gihugu agiyemo agatungurwa, noneho agatungurwa mu buryo bubabaje, biba ari ubujiji umuntu yahisemo ku giti cye, kuko birashoboka yuko yabanza agakusanya amakuru yose azamufasha mbere y'uko ava mu gihugu cye ngo agende, ayakuye kuri interinete. Hari n'ibitabo biri hirya no hino, ukunda ibitabo akaba yasoma akamenya ngo ese ngiye he, aha ngiye ni iki nkeneye kugenda nitwaje. Noneho umuntu akanakora ni nka plan B, kuvuga ngo nimba ngiye
inzira ngiyemo cyangwa se uko nteganya kuzabaho ari uko. Mfite n'iyindi plan B, ibi nibidakunda nzafata iyi nzira yindi ni uko nzabaho. Ni nk'iyo mpamba naho uwo muntu ugiye kugenda, ubundi mu kugerayo nkashishikariza uwo muntu banza urebe ngo ahantu ngiye babayeho bate mu by'ukuri. Hari bya bindi uba warasomye mu bitabo bimwe wiyemforomye mbere y'uko uhagera, ariko hari n'ukuri uhura nako iyo uhasanze, kuko isi ihora igenda ihinduka itera imbere. Ubanza urebe ngo ahantu mpageze babayeho bate, ni iki nkeneye kugira ngo mbashe kubana mu mahoro no kwisanisha n'abari hano. Akandi kantu k'ingenzi ni n'ibanga, icyo gihugu ugiyemo nyabuneka wijya kuguma mu dukunde tw'abandi bantu mukomoka mu gihugu kimwe, ahubwo gerageza bishoboka kuba inshuti n'abanyagihugu abo uhasanze, kujya muri network z'abanyagihugu bahari, kuko iyo ugiye ukaguma muri twa dukunde tw'abantu mukomoka mu gihugu kimwe, ururimi ruzakugora, kubona opportunities wenda z'akazi cyangwa ibindi bintu bizakugora. Usange utuye muri cya gihugu uhamaze imyaka myinshi ariko umeze nk'uri hagati, nturi mu Rwanda nturi no muri cya gihugu cy'amahanga, usa nk'uwaheze hagati, wabuze amahitamo. Ni ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Hari inama se y'amagambo make nk'abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda bari mu Budage bijyanye no kwiyintegra, hari icyo nabo wumva mu magambo make wabasangiza watubwira? Abanyarwanda bari mu Budage icyo nabasangiza bijyanye n'imyumvire, bijyanye n'imico, bijyanye n'imitekerereze n'imikorere. Abanyarwanda bari mu Budage icyo nabasangiza n'imyumvire n'imikorere ni iki? Nizere ko icya mbere mbanze gushyiraho icyizere, nizere ko hagati yacu cyangwa se hagati yanyu, ninshaka mbe nishyize ku ruhande gato, hatarimo ba bantu dufite ya myumvire yo kumva ngo banyimye icyo nari nkeneye, banyimye serivisi kubera ko ndi umunyamahanga cyangwa kubera irondaruhu. Icyo kintu cyaba kigayitse tubaye tugifite. Hanyuma inama mfite, twishyire hamwe, dukorere hamwe turebe ngo Jimmy ashoboye iki, Divine ashoboye iki, Chantal ashoboye iki, Kalisa ashoboye iki. Turebe ngo ubu bumenyi dufite twese tubuhurije hamwe niki gishobora kuvamo, tukiteza imbere nk'abanyarwanda bari hano, tukanateza imbere mu Rwanda. Atari ukureba ngo nimba mbashije gutanga Jimmy imbere nkatera intambwe nkaba namuciyeho, reka nkurure niyegereza abandi bari ku ruhande mbasige. Mbese tureke ikintu kijya kumera nka competition cyangwa se no guhangana no kugirana amashyari n'ibiki. Ari ibintu njya mpura nabyo gutyo hirya no hino, ahubwo dushyire hamwe twumve ko turi n'aha mu mahanga, dukorere hamwe. Nta kindi, ahubwo hari n'ikindi kintu usanga abantu b'abanyarwanda cyangwa se nyine ukumva turi muri sosiyete yindi, turi wundi muryango, aho ugasanga umuntu ntabwo ashaka kumenya ibiwuberamo, aracyari yego uri umunyarwanda wavuye mu Rwanda, ariko ugasanga uretse ahantu atuye ibindi bintu bibera mu baturanyi, bibera muri sosiyete arimo, ntashaka kubimenya, ashaka kubatwa n'ibintu byo mu Rwanda. Ntabwo ari bibi kuba umuntu yabimenya, ariko menya ko ibyo usabwa nanone ubuzima bw'ahangaha bugusaba kugira icyo ukora kugira ngo ubashe kujyana nabwo, ubashe kumenya ibyo ku isoko ry'umurimo bagusaba, kubera ko hari ibintu mbona mu banyarwanda bikunze kutubaho, ugasanga umuntu ari mu Budage, ari mu Bufaransa, ari mu Bwongereza, ariko ariko ugasanga abaye nk'uhari ku buryo buri fizike, mu buryo bw'igihagararo cyangwa mu buryo bwo kuhaba, ariko ntazi ibihabera. Kandi ibyo bihabera nibyo bimugiraho ingaruka umunsi ku wundi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mbese urahari ariko ntabwo urimo kwiyintegra wowe ubwawe ngo umenye sosiyete iransaba iki, ngewe ndayisaba iki, amahirwe ahari ndayabyaza umusaruro mu buryo bungana gute, kuruta kuba ahangaha ariko umutima mbese uhari udahari. Okay, urakoze Divine ku kiganiro cyiza, ku magambo, ku bitekerezo wadusangije, ndetse nk'uko wabigarutse abashaka igitabo bashaka bari mu Rwanda, bashaka kujya mu nzu zigurirwamo ibitabo, wavuze Ikirezi, ndetse mu Rwanda ni Ikirezi gusa, mu Kirezi gusa, abari mu bihugu byo mu mahanga, mu masomero, mu maguru y'ibitabo byinshi menshi, igitabo bagisangamo, cyangwa se bashaka kukigura bakoresha Amazon, nako igitabo naho kirimo. Bibutse ko igitabo cyitwa mu Cyongereza Barefoot in Germany, cyangwa se mu Kidage cyitwa Barfuß in Deutschland. Ubwo abagishaka bo bakiboneraho, kandi mushimire
ku kiganiro, ku mwanya, ku bitekerezo badusangije, ndetse nshimira n'undi wese wakurikiye kino kiganiro yuko umwanya wawe ni uw'agaciro. Ubwo nakagaruka mu biganiro tuzakomeza kubagezaho. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.